urumva muri iki gihe tugezemo ntago wajya gukundana n'umukobwa uvuga ngo ni ngiye wa mbere ngo sinzi n'iki n'iki. Isi tugezemo ntago ari ukuvuga ngo umukobwa ngo ni isugi ngo umuhungu ni imanzi. Ibyo ni ibya kera byarangiranye n'igihe cyabyo cyera. Kwambara ikariso ushatse wayambara ushatse ntiwayambara. Ushobora no kumara icyumweru ntayambaye. Ngiye ntambaye ikariso mba numva ameze neza, mba numva nyine nawe ni wumva akayaga kinjye gatambuka nta kibazo. Nongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiye B&M TV nkuko bisanzwe ni ikiganiro reality cover ariko uyu munsi ni special day kubera ko noneho wa muhungu wawe ganyicaye iruhande wa mugabo wa musore namwirukanye. Uyu munsi nagarukanye n'umutumirwa Everine, umukobwa mwiza waje kudusura nawe tuganire muri bya bindi byinshi tuvuga tuzatuvugaho, ahubwo nawe tubwire muri uruhare ko tuzatuganira nk'abasore none abakobwa beza nk'aba ngaba twababaza ibinganike se bo batugeza kubi. Everine nkuko umureba hano araje ababwire byinshi ibyo atekereza nkuko natwe tubabwira ibyo dutekereza, tube tuganira twubaka isi nawe uzaza. Nkuko nari maze kubibabwira mu kanya, uyu munsi naza undi mutumirwa, umukobwa mwiza atari wa musore babaga bicaye imbere ari kubakanga ababwira kenshi ibyo mutumva nawe kimwe, ahubwo nazanye umukobwa mwiza kugira nawe tuganirize bya bindi tuvuga byinshi ibyo dushobora kuba twaribeshyeho, cyangwa nawe atubwire uko abyumva twumve niba twajya mu nzu imwe cyangwa se mu kimwe nawe afite uko abyumva. Twongeye kukwakira, ikaze mukobwa mwiza. Nakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye bakabasha kukumenya nkuko natwe tukuzi. Nakoze, nitwa Tuyisenge Everine. Yego Everine. Ese ahubwo ndaza kwitamera gutya onyibwe ngo ntago neruka kumva umukobwa witwa Everine cyangwa wakwivuga gutyo, ubwo nzi ko wenda ugiye kuvuga nitwa Evi cyangwa inde, mwe baraduhina ngo nutwavize, ariko nabyo biba ari ikintu cyiza kuba ukitwa ya mazina, kubasha kuyavuga amazina yawe wizwe n'ababyeyi. Kenshi rero nkuko tuvuga byanze kundi iyo twahamagaye umuntu tadushaka kuganira muri bimwe twibaza, nahuye n'umukobwa ndamaza byinshi nibaza ku bakobwa nawe baragenda bansubiza uko bimeze, yewe n'ubutahari igihe nzahura n'umusore nkamubaza ku bindi ntekereza tuvugaho nawe tukaba yatubwira uko abyumva. Ese Everine, nk'umuntu ujya ubasha gukurikirana ibiganiro dukora, akenshi hari igihe twahere ku biganiro byo kuvuga ngo abantu bakavuga turibanda ku bakobwa, turi kuvuga ngo abakobwa hari ibyo bakunda ndetse binakwiye, uze kwihangana ntuze kumva ko ari ukubinjirira cyane, ariko ndaza kwibaza reka mitemera ku kigoranye kubera cy'abakobwa kuri ubu ngubu bakunda abagabo bafite amafaranga kurusha gukunda babandi bafite umutwe wo kuyashaka kugira ngo bayubakane aba aribo bazabana bafatije mu gushaka amafaranga, ahubwo bagashaka babandi babigezeho kera. Ubona ari ukubera iki? Urakoze. Njyewe uko mbyumva nkanye nka Everine, ntekereza ko gukundana n'umutipe ufite amafaranga n'udafite amafaranga biratandukanye, birumvikana. Urumva nkanjye ntabwo gukundana n'umutipe udafite amafaranga ntazashaka kujya muri salo gukoresha imisatsi ngo mbona ayo mafaranga amuha ayo mafaranga yo gukoresha imisatsi, ntazashaka kwambara neza ngo mubwire amuha ayo mafaranga ngo uriyo myenda nambare neza, icyo nshaka cyose nkakibona. Ubwo urumva nkanjye nka Everine uwo mutipe nyine, ubwo nyine nanjye sinzareba uzampa icyo nzakenera, niko mbyumvanye ku giti cyanjye, ariko bitavuze ngo utayafite ngo ntiwamukunda, ariko ngiye uko mbibona uyafite n'utayafite biba bitandukanye. Nuko mbyumva.
nese ubundi ko tujya twumva bajya bakunda kuvuga ngo abakobwa nabo barashoboye gukora kandi tukaba tuzi ko muba mufite imirimo itandukanye, ahubwo si ushobora gushaka utazaguha bya bindi mukiyubakira urukundo, ahubwo nawe ukazajya ukora cyane ukazajya ugerageza kubyiha aho kugira ngo utegereze wa musore ujya kubiguha. erega kuvuga ngo umuhungu ngo aguhaye amafaranga ntabwo ari ukuvuga ko wowe uba utayafite. Ngiye ku giti cyanjye umuhungu kuba namubwira ngo nkeneye iki ntabwo ari ukuvuga ko ari uko wenda uba udafite ubushobozi se bwo kwigurira uwo mwenda ushaka, kwigurira ipantaro, iki gukoresha imisatsi, no, ntabwo ari ukuvuga ko mba ntabishoboye, ahubwo nyine nk'umukunzi wawe aba agomba kugira icyo agufasha. Nyine ngiye niko mbyumva, nk'umukunzi wanjye aba agomba kugira icyo amfasha, nkabona nyine kanyitayeho, atari ukuvuga ngo nuko ngo ntayafite ngo nuko ahubwo icyo kintu ndaza kwita niganisha kuvuga ngo ahubwo ubwo koko ni umukunzi uba washatse, cyangwa ahubwo uba ugiye gushaka umusponsa wo kugira ngo agufashe muri bya bindi nawe muri bya bindi wifitiye agira ibyo akumeneramo. Ni umusponsa waje cyane ari umukunzi wavuga ngo ubundi ujya gushaka umukunzi ushingira ngo ntuzamenyera umwenda cyangwa ntuzamenye icyo nazabasha kubona, cyangwa wenda ushaka umukunzi kubera ko wumva umukunzi, ahubwo ureba wa musponsa uzagusponsoreza mu byo ukora wowe akaje kuguteramo inkunga ukambara neza. Ureba umusponsa, ureba umukunzi wawe bimeze bite? Ngiye byose ndabireba ku giti cyanjye nka Evrine, ndeba uzamenyera ibyo byose, nkareba n'unkunda nyine, kuko ntago wazumbwira ngo urankunda gusa nta kintu uri bumfashe ntacyo. Ngiye ku giti cyanjye nka Evrine byose ndabireba. Ese ubundi ubwo habonetse, ubwo nabwo ndaza kwita nibaza ngo habonetse wa wundi ubiguha kubera ko nawe akeneye kuguprofita, kuko hari ibyo tujya twumva abantu wenda umuntu avuga ngo uriya yatewe inda kubera ko hari ibyo yahawe, uyu nguyu yahemukiye kubera ko uriya bamuhaga amafaranga, nanone wiboneye wa wundi uhita bigwa kuko afite ikofi, akajya kugura za style zigezweho, akakugura umwenda mwiza, akagukoresha muri sari ihenze, akakujyana akagusohokana mu mahoteli meza, nta rukundo afite mukaryoshya nyine. Ubwo uwo nguwo niwe mwiza kurusha undi uza kubwira ngo turakundana tuzabanye, nta kintu agiye kuguha n'ubundi, nta rukundo, akaguha urukundo gusa mukazabana atabasha kukugurira imyenda, cyangwa uza akaguha ibyo ngibyo byose ukeneye, nta rukundo yo kuvuga ngo ni nka konta ndabiguha mu gihe cy'amezi 3 turaba turi ubuzima dutandukane ukomezanye n'undi. Niwe uba mwiza? No, ntago ari kuvuga ngo niwe mwiza. Erega njye icyo ntekereza, ntago ntekereza ko umugabo yaza akambwira ngo Evrine ndagukunda, akampa ibyo byose, akanshyira mu rugo tukabana nta rukundo amfitiye. Ese Everi, ahubwo kuba financial independence sibyo byaba byiza kugira ngo uze kuvuga, numvise uvuga ngo wabasha kukugusha neza. Reba nkaho ngo ndabona ufite imisatsi myiza, umeze urakora, sibyo? Umukobwa umeze neza, uramutse ubyiguriye ubundi nka style wowe ukunda utabasha uvuga ngo uriya mbonye umusponsa n'uyu nguyu, ubundi nka style zigushimisha n'inzi ku mukobwa wumva umusore yakagombye kujya amugurira? Nta style zishimisha nkanjye, nk'urugero nkunda kwiyambarira nyine deshire, inkweto nyine gutya mbona nyine, ntago rero yaza ngo angurire ibyo ntambara, n'undi ntago azagenda ngo abizane abingurire, azaza ampa amafaranga ngende ngure nyine ibyo nshaka nyine, aguha amafaranga. Ahubwo kuri icyo ngicyo cyo ndaza kwita nyikomezaho n'ikindi, numva nta mwanzuro uretse kuvuga ngo kami ka muntu undi azaba umutima we uwo bizashimisha uzajyane koko n'uwo mushobora kuba mwagendana. Ahubwo reka mpite ngaruka no kuri icyo gihe cya style nguko wambaye, ndumva nacyo twarakivuzeho cyo kuvuga ngo imyambarire y'urubyiruko rwo muri iyi minsi igaragara ite, nimba tutanakivugaho tuzakivugaho, cyangwa yakagombye kuba iyihe? Ese we nko ku muntu kugira ngo abe yambaye neza, wowe umbwiye ibyo ukunda. Kubavuga ngo urubyiruko rwambara deshire baba barataye umuco muri iki gihe, usanga ibyo ngibyo ari byo, cyangwa se baba bambaye nabi, wowe iby'imyambarire y'ubu ngubu uyibona ute? Imyambarire y'ubu ngubu buri muntu wese abivugaho bitandukanye n'undi, abifata nyine we uko abyumva bitandukanye nk'undi, ariko nkanjye ubu yambaye nkanjye nk'urugero, nk'imyenda yanjye 100% ni amapantaro kandi ari deshire. Nkunda deshire muri njyewe nyine,
rero uko umuntu wo hanze azambona ashobora kumbona akavuga uriya mukobwa ni ikirara niki ni indaya niki niki kubera abonye ukuntu nambaye kubera abonye nambaye deshire abigira ibyadangije nyine ariko nge biterwa n'icyo wowe ubwawe ukunda ushobora kwambara iyo deshire ko nta burara ngira ntari ikirara ntari indaya nk'uko babitekereza. ese kubaza bakaganisha ku myambarire bakavuga ngo abakobwa akenshi imyambarire bambara aba ariyo kugira ngo bagusha babona yateza abandi bantu ikibazo kuvuga ngo umukobwa yambaye mini kugira ngo agushe abasore abashore mu busambanyi kubera ko hari ibyo bareba bakamwifuza kuba baryamana bo ubyumva gute kubambara mini wenda nubwo mbwiye kutazambara cyane akundi ndaza kuyigarukaho kubera ko ni bagenzi bawe byanze kwema muganira ubuzi n'icyo utekereza kuri iyo myambarire y'abakobwa abayambara akavuga ngo abantu bambara mini bari kugira ngo bareshye abagabo babashore mu busambanyi ibyo ubyumva ute ubifata gute ku bijyanye n'imyambarire? Yakuba umukobwa yakwambara mini cyangwa umudamu n'abadamu barazambara nta gikuba kiba cyacitse hariho ariko nkanjye hari nk'umushuti wanjye inzi wambara mini yambara nyine amakanzu niba ari ikanzu akaba ari mini niba ari ijipo ni mini hari ubyambara kugira ngo umubona nyine amwibazaho cyangwa se umugabo umubona kuko abagabo ni tugendanye mu nzira nambaye ipantaro n'undi mukobwa yambaye mini umugabo namucaho arareba uwambaye mini urumva hariho ababyambara kugira ngo akurure abagabo bamwibazeho bamukunde niko mbitekereza ariko nge hari umushuti wanjye uzambara ariko nge naramubajije arambwira ngo afite amaguru meza arambwira ati ntabwo nakwambara ijipo ndende kubera iki mfite amaguru meza gutya ntabwo bibaho urumva hari uzambara kugira ngo akurure abagabo nyine ubwo ayambara koko cyacyo baba bavuga koko nicyo baba bafite ibyiza bagaragaza ese ubundi koko ibyo byiza bagaragaza ubundi iyo byageze hejuru aribyo hari abagabo bavuga ngo cyane cyane ababyeyi bakuru abatubanjije bavuga ngo ni ibyiza byakagombye guhishirwa umugabo wawe uzagushaka none se koko namwe ntago mubona ko ari ikibazo nimba abagabo baramutse ibyo bari bafitiye amatsiko yo kuzabona mu gihe kiri imbere babibona ubwo ngubwo babishyize ku muhanda umwe wese abibona abona ko agace gasigaye azabonera mu gitanda kazaba ari gatoya kurusha ako yaboneye hanze kubera ko araza kuvuga ngo uriya mukobwa ni iki kindi kikindeshya byose narabibonye n'undi hariya hasigaye ntawe utaragira heza n'ubu nta kintu ajya kureba mu buriri ntabwo wenda byaba byikuraho ko ariyo mpamvu turi kubura izi ngo ko n'urubyiruko rutinda gushaka kubera ko tuzi ko n'ubundi biba byararangiye muri uko kugura sitire nziza byo kwambara neza hakaza kuvukamo ibyo byose ukisanga utakiri mu gihe cyo gushaka byarangiye ntabwo byo byaba biri mu gutera icyo kibazo cy'uko ingo zitakikubaho amakwe yagabanutse. ibyo byo ndumva ntawe byaba bihuriye kuko umuhungu ujya gushaka umukobwa cyangwa gukundana n'uriya mukobwa ubizi neza ko atari wowe ugiye gukundana nawe bwa mbere uri kumva nk'umuhungu iyo afashe icyemezo cyo gushyira umukobwa mu rugo akamubera umugore aba abizi neza ko n'ubundi ntabwo ari we wa mbere ugiye kumubona n'ubundi nk'uko nawe atari wowe wa mbere ugiye kubona n'ubundi ntago numva ko icyo cyaba intandaro zo gusenya ingo cyangwa zo kutatuma abahungu bafata ibyemezo n'ubundi ababizi ko atari wowe wa mbere ugiye kumubona ndumva muri iki gihe tugezemo ntago wajya gukundana n'umukobwa uvuga ngo ni njye wa mbere ngo sinzi n'iki n'iki ase ubundi kubera iki byabaye nk'ihame ko umukobwa hatakibaho ko umukobwa byaba ari ubu ngubu bisigaye byitwa ko kuba washaka umukobwa wese ujya ari igitangaza aho kugira ngo ubwo bibe igitangaza ko washaka umukobwa utari isugi kuba isugi byabaye nk'icyaha ntabwo byaba ari bibaho umuntu nabyo hari ikibazo kiba kirimo kuba washakana n'umugabo uri isugi mu isi tugezemo ubu ngubu uko bimeze muri iki gihe ntabwo ibyo byaba ikibazo ntabwo ari ikibazo nta n'igitangaje kiba kirimo isi tugezemo ntabwo ari ukuvuga ngo uyu mukobwa ngo ni isugi ngo umuhungu ni imanzi ibyo ni ibya kera byarangiranye n'igihe cyabyo kera ahubwo se buriya ubundi byari bibi kuba byagaragara kuba umukobwa yajya gushaka isugi byari bibi ntabwo mbizi kuko
gusa iyo uganiriye n'abakera bakubwira ko ari byo byari byiza ariko nanone ibya kera si byo by'ubu ibintu byarahindutse isi turimo uyu munsi siyo y'ejo hashize urumva ibintu byose birahinduka nyine nese ubona ni nk'iki cyaba ku mukobwa aramutse agiye gushaka ari isugi ntekereza ko aka kanya bitashoboka ntekereza ko bitabaho nese ubu wambwira ubu nta mukobwa ugera imyaka 25 ari isugi cyangwa kadufatire ku myaka 21 kuko ari cyo kigiye cyo gukorera ubukwe mu murenge mu mategeko yo mu Rwanda ariyo yemera umashaka ufite imyaka 21 ubu nta mukobwa ugira imyaka 21 ari isugi ntabwo nanone navuga ngo 100% ntabwo bishoboka ariko biragoye kugira ngo uvuge ngo uyu mukobwa ni isugi ku myaka ingahe kuko nk'iyo ngene mbonye nk'abana basigaye babyara nk'iki gihe ugasanga nk'umwana w'imyaka 16 arabyaye uri kumva uhita wibaza nyine niba umwana wa 16 atabyaye uhita wumva nyine nta uri munsi ya nta uri hejuru bose nyine ubwo uhita uvuga ubumva ko nawe ugigiriye iyo myaka ari isugi ako ubu ntabwo byakagobye ahubwo ndaza kwita mbijyanira ko hari ibintu usanga byose bigenda byangiza umuco wenda ndaza kubivugiraho gutyo kuko ko ndi kukubaza niba ndi bwisanzure nkakubaza hari nk'ikintu bajya bakunda kuvuga twavuze kuri ibyo by'inyambare tuvuga umuco ko hari abakobwa none basigaye bavuga ngo kwambara ngo ntago bacyambara amakariso ubundi amakariso kubera icyo yica iki kuri bari abakobwa bavuga ko batayambara muri fashion bakavuga ngo ntago tucyambara amakariso ibyo na benshi banavuga ko nuza ngo kwambara amakariso reka shwida ntago nakwambara ikariso byo ubyumva ute ko umukobwa atakwambara ikariso kuba umukobwa atakwambara ikariso ni nk'uko atakwambara nk'isutiye cyangwa iki kuko kwambara ikariso ushatse wayambara ushatse ntiwayambara ubwo wowe n'ubundi ujya ubyumva gute ku muta nkawe ushobora kugenda utambaye ikariso birashoboka cyane ndetse sometime ubusanzwe nko mu cyumweru ni nk'akangahe wamara icyumweru utambaye ikariso nko mu cyumweru kimwe kizwe n'iminsi 7 ariko hashobora kubamo iminsi ukavuga ngo njyewe byanze kuye mu cyumweru mu minsi 7 ntihaburamo iminsi 5 ngenda mu muhanda nambaye ikariso ati bite n'inginge njya nambaye ikariso bijya bikubaho nawe bijya bimbaho kwambara ikariso ni nk'uko njye igihe ntayambara nshobora kuba nambaye umwenda numva utambangamiye ntambaye ikariso ntacyo byaba bimbangamiyeho nk'umwenda nshobora kwambara nk'ipantaro yoroshye itari ipantaro wenda y'ijingisi nkumva ko kuyambara nta kariso nta kibazo cyangwa nkambara nk'igisarubeti kimanuye kigeze hasi cyangwa kigeze hejuru cyoroshye nta kariso nshyiramo ntabwo nshobora no kumara icyumweru ntayambaye ntabwo kawenda ibyo ndi gutekereza no kubikubaza najya kubaza ngo aka kanya urayambaye ndatitswe ndabivuze aka kanya urayambaye Everiza amatsiko arakunyanganira aka kanya ndayambaye aka kanya urayambaye yes okay urumva se ngereranyiriza uriyangana mite mbikwa ngereranyiriza cyaje utambaye ikariso n'aka kanya mbwije uba wumva wisanzuye ngiye ntambaye ikariso mba numva ameze neza mba numva nyine nawe ni wuzu wumva akayaga kinjya gatambuka nta kibazo mba numva uri super nta kigufa nese ikariso ubundi irabangama iyo umuntu ayambaye ubundi nk'abantu babyibushye njya numva ari bo bambwira ko ibibangamye ariko nkanjye nk'uko ngana urabona ntabwo mbyibushye cyane mbyibushye mu rugero ariko hari igihe nyambara nkumva irambangamiye ukumvira kuje umwana yambara nkumva irambangamiye nkagaruka mu nzu nkayikuramo none se ubwo ndaza kwita mvuga ngo hari abavuga ngo kwambara amakariso ngo urabona ngiyo niyambara agastire ngo hari igihe nambara akazifu ka gapira nyine ngo iyo kizemo ikariso ngo imfatira ikibuno ku buryo abagabo batagenda babona ikibuno cyane kikubitera kigaruka hino nyine ngo bakibone neza mugende kakuyambara kubera ko imfatira ikibuno kigatuma cyakomera kuko ikariso ishobora kuza kugira uruhare mu gukomera kw'amabuno y'umukobwa ntabyo wari uzi iyo wambaye ikariso urumva nyine iba nyine yagufashe ariko iyo nta kariso wambaye nyine uragenda nyine ukabona nyine ukurebye ukabona ko nyine akabona ko hari ikirimo ukumva nyine uragenda nyine ni gutyo useka neza nyaguseka akameramani araza kunyereka wenda nk'amafoto yabaye cya video ndaza kureba nyine akose nuko wenda utaza wambwiye ngo ubu ngubu wambaye ikariso
nzihangana nkurebe wenda umunsi nuhe munsi utajya wambara ikariso kugira ngo nzaze kureba itandukaniro uyu munsi baze njyewe kuko impamvu mbivuze gutya njye nk'uko nakubonye winjira hano nabonye umukobwa uteye neza ugenda mbona bitaye ntabwo nabonaga ko ari ikibazo kuko niyo mpamvu mise nkubaza ngo uyu munsi urayambaye cyangwa nayo wambaye kuko nabonaga bimeze neza wambaye ikariso iyo utayambaye biba birenze byaba birenze none Imana uzamfashe mubona atayambaye uyu munsi ndahombye wenda mumbye ibyiza gusa nunabonye ibyiza nabibonye yambaye njye nabonye ko ubwawe nta kibazo n'ubundi umeze neza winjiye nakurebaga uko watambukaga umukobwa w'ikimero ugenda neza nabibonye ariko urumva ko mise ngira amatsiko arusha ayo nari mfite uyu munsi wo kugira ngo wenda tube twaganira kuko urumva kumenyera kuganira n'umusore ntabwo ari ko waganira kuko akenshi burya no gucya ku maso iyo ubona agaseko keza nawe ugira murare uko wavuga ibyiza wenda niyo mpamvu ubwo nibyo n'ubutaha tuzaganira utayambaye uzanyemeye twongere tubonane utambaye ikariso ni ukuri ewe mana we ni ukuri urakoze ariko reka noneho nze kubikontaho nka gutya ubwo uwajyaga arakara abakobwa avuga ngo abakobwa batambara amakariso bataye umuco bo tubwe bari kubabeshyera ntabwo ari uguta umuco kwambara ikariso harimo no kugira ngo umubiri wawe ube free njye ntabwo numva ko ari uguta umuco kwambara ikariso n'umuco ntaho bihuriye mu muco w'u Rwanda ntaho byanditse ngo umukobwa ngo w'i Rwanda ngo agomba kwambara ngo ikariso atayambaye yataye umuco ntaho byanditse ntabwo numva ko kwambara ikariso ari umuco cyangwa atari umuco cyane ko na kera atabagaho abazungu batarambara nyine ariko ntaho bihuriye n'umuco ese uraza guhamanya na ba bandi bajya bavuga ngo wenda ngo nambaye ikariso ngo ndabyumva ngo nambaye isutiye ngo ndabyumva kubera ko hari icyo ngibifashe koko n'ubundi kutayambara baba bafite ishinge yo kuvuga gutyo ngo ikariso n'undi babona nta kintu iri kuza kubafasha mu buzima ngo nta kintu ibifashe isutiye nayo ushobora kugenda utayambaye isutiye nta nubwo njya yambara ushobora nko kuyambara nka rimwe mu kwezi cyangwa n'ukwezi kugashira ntayambara we ntabwo ujya yambara ntabwo irabona icyo ifata cyangwa ntabwo ari ukutabona icyo ifata mfite amabere mu gatuza bwaba bameze gute mama shinge reka turebe ariko n'undi ndabona njyewe ko mbibona n'undi ntabwo wamenya ngo ariko ubwo byo wenda biterwa n'ikigero cy'amabere ahageze wenda kuyambara si ikigero waba ufite manini wayambara cyangwa utayafite ariko njyewe istemba numva irambangamira cyane ugirirwa ubuntu kubera ko wenda adafite byinshi yajya yica avuye kuko n'ubu ndabona ntabwo nari nabimenye ko utayambara ariko wari utayambara ugahita ubimenya ibyo ni byiza cyane none se naje uyu munsi nakwihaye ibibazo byose njya nibaza ku bakobwa bambaye ibindi nabyibuka nkaza kubyandika nyuma nzongera nkubwire ariko nk'undi aza kugaruka ngo none ingo z'ubu ngubu dusigaye tubona zishakana tukumva na divorce nyinshi ziba mu ngo basigaye bavuga ko divorce ziruta amakwe sibyo ubwo hari abagihuza nuko hari buzemo cya kibazo cy'uko abakobwa bashaka babagabo babonye amafaranga ari byo kugira ngo atari urukundo rubiteye kurusha uko bashaka babandi bakunze ese koko nawe ubona ingo z'ubu isigaye uzeho mariage zibaho abakobwa mukurikira abafata amafaranga kurusha undi mwakundanye igihe kinini muziranye ibyo ngibyo byo ntekereza ko umubare munini ariko biba byagenze kuko hari igihe umuhungu akundana n'umukobwa ariko umukobwa ugasanga yakunze umuhungu kubera ko afite amafaranga ayo mafaranga sibyo ugasanga n'abahungu rega bibaho agakunda umukobwa kubera abona ko umukobwa afite amafaranga natwe tugira amafaranga yego cyane bibaho cyane rero niho iyo babanye niba waramukunze kubera amafaranga iyo umukobwa abanye n'umuhungu nyine muba mwabaye umwe rero ntekereza ko hari igihe babana n'ayo mafaranga se wenda ugasanga bakoze ubukwe burayamaze bakagenda ashira bagakena urumva niba twabanye kubera amafaranga ejo tugakena urumva nyine biraba ikibazo biraza ubwo nawe urabyemera ko aricyo kizitera bibaho nabyo bibaho none se ko wenda umuntu yashatse ubwo njye nari nzi ko iyo umuntu byanze bikunda ashatse umugore cyangwa ashatse umugabo aba ashaka kugira ngo yubake umuryango ubwo birakwiye ko umuntu yajya agendera ku mafaranga umugabo afite kurusha uko yagendera ku rukundo amufitiye
cyangwa wowe ubwo ntabwo ari amakosa bakora iyo bashatse umuntu ufite amafaranga wamaze kuguza ifaranga. nyine ibyo ni ubuzima nyine busanzwe turi kubamo ubu nyine. Niba nkubwira ati niba abahungu babiri bantereta hakaba ufite amafaranga hakaba utayafite nkemera uyafite, uri kumva nibwo buzima nyine turimo muri sosiyete. Ntago natera ibuye umukobwa ngo akunde ufite amafaranga cyangwa niko sosiyete y'aka kanya yubatse, niko njye mbibona. Ese wowe kugutereta umugabo aje adafite amafaranga, tuvuge na njyewe nafite amafaranga ndafite imitoma myiza, sibyo, haje undi mugabo afite amafaranga, ubundi usanga uwo wumvira cyane n'uwo wumva cyane wagufatisha vuba, nkaho undi ufite amafaranga cyane undi ufite imitoma myiza waje kubwira urukundo ko mugiye kubakana byinshi umuryango. Erega ntago umuhungu azanga guterete ngo uhite ubona ngo afite amafaranga cyangwa ntayo afite. Ntago bishoboka. Yego hari ubu yafite bimusa, ariko hari n'ubu yafite bitamusa. Ntago waza ngo unterete ngo nyine uko ugenda ubana n'umuntu nuko ugenda umumenya. Rero niko ugenda umenya ngo bimeze gutya na gutya. ubwo none waza kuza gufatira kuri ba bantu bavuga ngo wamushaka utamushaka bihera ku mutima wawe. Ariko se ubundi umuyashakanye amafaranga wowe ku bwawe umuhungu arakavuga ati mfite amafaranga yanjye ukubesha ahantu heza ngwino tujye kubana n'ubwa mbere muhuye, sibyo, cyangwa wenda mumaze nk'icyumweru bavuga turamungu yarakize nta handi hantu mwari mwarabera kubwaye uhita ujya mu rugo mu bana aragukorera ubukwe muhite mubana ko afite amafaranga y'umurengero ari nka Dangote, si nk'uko tumva Dangote muri Afurika. Bavuga ati cyangwa ni umuhungu ati aragushakira muhita mubana nta kindi gihe mwigize mumenyana, we wareba ku ruhande cyangwa wahita umwemera mukagera kumva azakujyana Dubai ku mazi, wowe ubyumva ndaza kukugaruka yerega urihangana kugo. Nkanjye nka Evrine ntabwo waza ngo umbwire ngo tubane ngo kubera ufite amafaranga mbere na mbere murabanza mugakundana. Ntabwo waza ngo umbwire ngo ngwino tubane ngo n'iki n'iki ngo mpite nza ngo tubane, oya murabanza mugakundana. Nge sinzi ntabwo nabyemera. Kabanza tugakundana nyine nkarya no kuri ayo mafaranga yawe nkumva kanaryoshye, ubundi ibindi bigakomeza bikagenda ukamenya koko yari. Ese ku basigaye bavuga ngo ari abadiaspora cyane wenda nk'abadiaspora bajya hanze bagakora ikofi, sibyo, hanyuma ukamenya n'umukobwa kwenda kuri WhatsApp kuko ari mugenzi wawe waguhaye pasi waguhaye nomero mukamenyana, ukaza ku wa gatatu mukahita mujya mu rukiko nko ku wa kane. Byo abakobwa bajya urwo rugo koko rurakomera iyo wahuye n'umuntu kuvuga ngo ari hanze mwajyaga muvugana kuri social media, araje kugira ngo muhite mukora urukiko akahita asubirayo akazagaruka n'undi kuri mariage. Abo byumva ute izo ngo zo bumva nazo nta kibazo cyangwa bo wabavuye bukabatera ibuye cyangwa byabaho nta kibazo mwaramenyane n'undi kuri social media mukabonana rimwe gusa mugiye gukora ubukwe? Ntago nabatera ibuye kuko hari abakundana gutyo, wenda nk'umukobwa cyangwa umuhungu aba hanze akazi naha nta batarigeze banabonana, akazi naha bagahita bakora ubukwe aje azanywe n'ubukwe. Izo ngo zibaho, hari nk'uko hari izisenyuka, hari n'abo biba byiza nyine bakagira urugo rwiza. Ntago kuba ngo warakundanye n'umuntu muri kumwe mwegeranye cyangwa mutegeranye nkeka ko ntawe bihurira n'uko urugo rutasenyuka. Ni nk'uko n'ubundi abegeranye babana zigasenyuka. Okay, Everine urakoze reka ngushimire. Everine rero tuganiriye byinshi, nabonye wirekuye, wambwiye kujyanye no guteta n'umu boyfriend wawe ufite ikofi cyangwa utayifite, umbwira ku myambare, waje no kumbwira ko kwambara ikariso ushobora kuyambara rimwe na rimwe cyangwa ubundi ntuyambare. Nagusaba ko hari byinshi wenda n'abandi bakobwa bari butubwire ku byo twaganira cyangwa n'abasore bari bwandike nko muri comment, twagusaba n'igihe cyose tuzagukenera kindi uzaboneka, tuzakubona. Nta kibazo rwose, igihe mwankenera nta kibazo. Kuko dukunze ko
njye ku bwanjye kanivuge nkunze ko uri umukobwa wirekura ukabasha kuvuga byinshi waganira abantu kandi byabagirira akamaro wabigishe kuba yakwirekura akavuga ngo ni iki ngiki nkunda cyangwa se iki nkunda yabyara byiza. Reka nsabe n'abadukurikiye n'undi mukobwa wese afunguke wazashaka kutuganiza kuko bishobora gufungura mugenzi we wifunga kuko hari ibyo ashaka atabashije gukoresha, ubwo nawe yatugeraho azatuvugishe kuri nomero zacu dushyira muri description, ashobora kuzijyamo akazibona izo nomero agasharinga n'abandi bagenzi be, akabasharinga kino kiganiro bakareba ko hari ibyo bakuramo, sibyo? Kuko nk'umukobwa utinyuze ukaza ukatubwira uti kuri byinshi dutekereza ubuhinduye imyumvire y'abasore, twega dutekereza kumva ngo umukobwa yavuze ko atambara ikariso tukumva ni ikizira, ariko tubonye ko hari n'ibyo mwamwinda namwe bibabangamira, tukumva ko umukobwa washatse afite amafaranga yabaye ikivume, kandi mu by'ukuri ahubwo dukwiye natwe gukora tukayashaka kugira ngo tuyabone abakobwa badukunde nimba ari byo tubonye bakunze, sibyo? Ubwo hari byinshi natwe udushyizemo byiza cyane. Everine turagushimiye, uzagaruke kandi n'undi mugenzi wawe uzamubwire useka neza nawe ufite akanyinya keza nk'akawe, sibyo umukobwa? Sawa urakoze kano kurengera, naza kukubwira amagambo meza cyane ukaza gusanga wenda hari uwo mbangamiye ugiye akubwira agasanga ibyo namuvugiye, ariko byose burya biba ari byiza iyo ubonye igiti cyiza biba byiza kucyuhira kugira ngo kigume kwera imbuto nziza. Urakoze cyane.